Turabasuhuje inshuti zacu, twizere ko mumeze neza cyane rwose, turabakunda cyane. Noneho tugiye kubereka uburyo ki ushobora gukoresha application zigiye zitandukanye, ukaba wakora video ukayaploadinga kuri WhatsApp, ukayishyira nyine kuri stati, ukayishyira kuri YouTube, Instagram, ukayishyira TikTok na Facebook, kandi wayifatanije neza cyane. Ariko cyane cyane ndikubwire cyane abakoresha YouTube kuko nibo bakunze kuzikoresha. Murabona iyi bayita filmora. Filmora rero urayifungura, ikora neza cyane, ni ugukanda double click kuri machine. Umuntu uyikoresha ni double, uyishyiraho double click. Urabona ko ari ngiyi isa n'ihagaze, double click. Urabona ko bakweretse ngo open, ukakanda kuri open. Bayita wanda share film. Ubaye uyifite yaba ari nziza cyane kuko ifasha buri muntu uwo ari we wese kuba nyine yafatanya video. Ugiye muri shoot ushobora kuzana video zigiye zitandukanye, imwe yifatiye Nyamirambo, indi Nyabugogo, indi mu mujyi, indi Kimisagara, undi ukayifatira ku Irebero, indi ukayifatira i Remera cyangwa Kimironko cyangwa Kimihurura, indi ukayifatira Kimironko. Aho wayifatira hariho hose ushaka kuza ukazihuza bakajya bayoberwa ukuntu zagiye zihura, cyangwa ushaka wowe kuzifatanya. N'abakora indirimbo murabizi niko babigenza, bagenda bafata amashusho agiye ahantu hagiye hatandukanye. Indirimbo yo babanza gukora record. Okay. Urabona ko ifungutse, hafungukiyemo ibyo twari twarakoze. Ibi ni ibyo twari twarakoze, byo ntago tubikeneye, ni ukubisiba. Kubisiba ubwo ubundi tuba duhise dutangira aka kanya, ariko dusanzemo ibyigeze kwisavingamo byasigayemo, byo reka tubisibe. Kubisiba ni ukujya hano bitangirira ugakanda left click. Left click nta muntu utayizi, left click ukabikurura ugahera aho bitangirira ukarekura, ugakanda right click hagahita haza ngo cut nyine ubwo ubu bisibye. Urabona ko byasibanye, ariko reba haracyasigayemo akantu nako urakazaho. Urabona aho ushyize ntuza suri right click ugaruke gutya, nabwo uhita ukanda right click ukatinga. Urabona namo hano hagiye harimo ibintu tudakeneye. Ubwo ni igihe dusanze nyine filmora hari ibintu yabitse, turabanza tubisibe mbere yuko dukora. Urabona harimo ibindi bintu yabitse nabyo turabisiba. Urakanda none ni left click nk'ibisanzwe, uzubiseregitinge ni ibisanzwe. Urabona ko tumaze kubiseregitinga, hanyuma dukande right click, ho hari delete. Ngo yes, urashaka kubisiba. Are you sure you want to delete this selected item? Ushobora kugiye kubisiba? Yes. Aha, urabona ko bikunze nyine. Noneho ugifungura filmora yawe nuko ibisa koko dusibye ibyo dusanzemo tutashaka gukora. Hano ni drop your video clips, image or audio here, or click here to import media. Ngo shyira video yawe hano, drop, yishyireho drop your video clips, yishyire hano, cyangwa ishusho image cyangwa audio uyishyira hano, uhakirike kirika hano to import ni ukwinjiza. Urumva nimbara nabikusobanurira, nta kibazo ugirana na filmora. Kirika double click. Urumva baguhaye ahantu hagiye hatandukanye, muri desktop, download, document, picture, music, video. Ubwo urumva uhitamo icyo ushaka. Reka twigire wenda kuri download, biterwa nyine n'ibyo wagiye ukora. Download urabona harimo amafoto agiye atandukanye, amafoto y'abastar, amafoto agiye atandukanye. Ushobora kwifatira, dore aya ni amafoto ya Ukeza Pamela na Debeni, harimo n'amafoto agiye atandukanye. Ushobora kuyafata, ni urugero, ushobora kuyafata, harimo n'utuntu twinshi, harimo n'ama audio. Ariko twe kaduseregitinge, nubundi nuguseregitinga nka bya bindi, ukanda right click ukayifata, left click ukazamura ugaseregitinga. Urabona dufasha ibintu byinshi byose bireta bizamo. Enda katugereze hano open.
urayibona open birahita bijya hahandi bakubwiye ngo click here to import. Ubwo niba wakiritse kuri import nyine ibyo wakiritsemo ngibi byajemo, click here to import, dore ibyo wimportinzemo ngibi byahageze nyine. Ubwo ushaka no gukora amakuru cyane cyane ko nanjye nkora amakuru wahita ubikora gutya, kuko rwose murayizi Sano TV show Rwanda imaze kuba akasa mutwe, imaze kumenyekana. Mujye muyireba, muhe subscribe, like, share and comment. Noneho urabibona ushatse wahita uyaterura icyarimwe, kuko yose aracyari selected. Ugahita ukanda n'ubundi ni ugukomeza ukoresha left click nibisanzwe, ukajya kuri imwe ugaterura. Urabona yose ahisaze, urabona ahantu aje, urabona ngaya ahisaze. Ariko urabona ntago atangiriye kuri 0, atangiriye hano kuri 20, kuko akiri selected. Nta handi urakanda, nabwo urakanda right, ushobora gukanda left click ukayatwa. Oya, urabona hano ntago bari kwemera ko tuyatwara. Tuyarekuye gutya yaba atangiriye ahatari. Ushobora kuyaselegita ukayimura cyangwa ukayasiba. Left click n'ubundi ukayafata, uri kubona hakagarukira hano. Washaka ukarekura iyo umaze kuyafata, ugakurura mouse, ukoresha mouse ujyana hiriye, ujyana muri right place. Urabona ko yose ari selected. Ugufasha imwe yose ahitaza, ukayafata ukayakurura, none uzana muri left. Urabona ageza aho byakabaye biri gutangirira. Ahangaha rero ikiri kubona ukuyashyizemo kano kantu ugenda ubona k'umutuku, aho kari niyo foto ihitizamo, aho kari niyo foto ihitizamo, aho kagiye nyine. Urumva hano ni amakuru twari tugiye kuhakorera ngo nyuma ya Rufonsina Ben nawe yahise asezera kuri bagenzi be. Yagize ati ni amakuru nyine. Rufonsina muramuzi, ni umunyabitendo, ariko ngo yari arimo avuga ko agiye gusezera gukora gukina ibintu by'amakinamico n'ibiki byose. Urabona hano kuko twakuteruranye byose n'amaudio n'amavideo hano byari birimo hano tukabiterurana, hari n'ibyagiyemo tudashaka tukirikaho ube utabiselecting. Urabona kuri iyi video ushaka akantu waselecting akantu ku kandi uko ubishatse, none ukaba ari gusiba cyangwa kakimura. Aka rero turakanda right click tugakatinga kakaya majwi ntayo dushaka, tuze turebe n'ibindi tudashaka. Nibi bindi katukurure. Iyo ushaka gukuruza kano k'umutuku ngo ugira ahandi ujya, ukanda left click ibumoso, ugafata kano kabora k'umutuku ukakajyana aho ushatse, ukajyana ushaka kugashyirana hano. Ushatse nibi uyu mugabo wageze kuri RBA hano umwaka 2014, ubwo yari amaze gusezera. Hagiye havugwa byinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, bimwe by'ukuri ibindi bitari ukuri. Ibi bikaba ari byo byatumye afata umwanya urambuye wo gutanga ukuri ku cyagiye kivugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye no ku cyatumye asezera. Uyu ni Gerard Mbabazi nyine ni amakuru ye. Ushatse utagashaka ushaka guhita ugakatinga, nayo ni right click. Ikintu cyose ushaka gukatinga ni right click, ukahita ubona handitse cut. Nta muntu utazi gusoma. Urabona ko byabigarukiye hano. Ushatse nawe wahita wikorera amakuru yawe, noneho ariyo ngingo nyamukuru. Nimba wamaze gukora udufoto kudushaka, ushatse wajya n'udukatinga ukatwimura, ushaka guhita ujya gukora amakuru, ukaza hano kuri aka kamikoro ka recorder ukagakandaho. Ushaka guhita ukanda aha h'umutuku ukahakandaho, bakaguha amasegonda yo kwitegura. Ubwo ngiye gukora amakuru, mwitegure neza. Turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu, twizere ko mumeze neza cyane mu bice bigiye bitandukanye mugiye muherereyemo. Tugiye kubabwira amakuru agiye atandukanye ari kugenda avugwa muri showbiz nyarwanda. Amakuru ari kugenda atandukanye avugwa kuri showbiz nyarwanda, harimo ibiri kugenda bivugwa mu bahanzi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, hari ibiri kugenda bivugwa ku banyamakuru bagiye batandukanye, nibyo tugiye kubavira imuzi n'imuzingo. Tugiye kubabwira nandi ari kugenda caracara ku mbuga
nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Reka duhere ku muhanzi Israel Mbonyi bari kugenda baharabika cyane cyangwa se nta wamenye icyo bamugamijeho, bari kugenda bashaka gushyira hasi izina rye, dore yuko bari kugenda bamubeshyera bavuga ngo yateye inda. Ese koko byaba ari byo byaba atari byo? Nicyo turi kugenda twibaza. Ni kuri Karara TV show, kuri Karara TV niho umuhanzi Israel Mbonyi yakoze icyo bita niho bamusebereje, aho Clara yashyizeho video cyangwa record iri kugenda imusebya ivuga ko yaba yarateye inda, aho abakunzi ba Israel Mbonyi n'abandi bagiye batandukanye batabyishimiye bavuga ngo Clara, ibyo bintu ugenda ukora nyuma yaho usebeje Sabe, ukagenda umwandarika ndetse umuvugiga, ugatuma abikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, ukaba ugeze no mu bakora umurimo w'Imana. Ibyo bintu wowe Clara uri kugenda ukora ntago ari byo, iyo ni imico ya Satani. Niko abafana bagiye batanga comment kuri ibyo bintu yagiye atangaza avuga ngo Israel Mbonyi yateye inda. Gusa hari n'abagenda bavuga ngo umuntu wari we wese n'umuntu ntacyo atakora. Reka dutegereze rero nyir'ubwite, ariko nta kintu yigeze abivugaho ari we Israel Mbonyi, kandi ntago ari we gusa, dore yuko nta n'umukobwa wigeze agaragara ariho arashinja umuhanzi Israel Mbonyi ko yaba yaramuteye inda. Reka dukomereze ku yandi makuru. Nuko Sabe bari kugenda bahimba Sabius muri iyi minsi, nawe yashyizwe hanze na Karara. Uwo Sabius rero ibiganiro bye bikaba bitari kugenda bikora ku Isimbi TV, aho yari yarashyizeho uzajya abimukurikiranira. Rero yari yarashyizeho ngo ninde ni Tijara Kabenda, ariko hakaba hashize iminsi igera kuri 11 nta kiganiro tugenda tubona ku Isimbi TV, tukibaza ati byaba byaragenze gute? Reka rero dukomereze ku yandi makuru ari kugenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga. Icyorezo cya Marburg gikomeje gukara cyane. Nuko ukirinda, ni ugukaraba intoki, ni ukumera neza cyane, ukirinda ingendo za hato na hato, kuko kimaze kwica abantu benshi, dore ko kimaze no kwica ku munsi w'ejo washize nakivuganye umuganga wari ukomeye cyane, umuntu uvura muri medicine. Murabazi ko ari abantu baba bakomeye cyane ndetse bafitiye akamaro ibitaro cyangwa igihugu, kikaba rero cyaramwivuganye. Reka rero dukomereze amakuru ku bana biga i Huye muri Complex Academy. Muri Complex Academy rero abana bafashe umwanzuro wo gufasha mugenzi wabo wakoreye impanuka i Nyamasheke, aho yakomeretse cyane bikabije, bakamujyana muri CHUB, aho mama we byamutunguye kubona abana baje gufasha mugenzi wabo. Complex Academy rero ni ishuri riherereye i Huye, aho abana, umubyeyi w'umwana umwe yatanze igitekerezo, aravuga ati ni gute tutafasha umwana nubwo tutamuzi, tugafasha na mama we ko ababaye cyane, ko ananiwe cyane, ndetse baje guteranya amafaranga babonamo arenga 100,000 n'ibindi bigiye bitandukanye, ndetse aza no kuvuga yuko ari ibintu byiza cyane, arabashimira, kandi twavuga ngo uwo muco wo gufasha ni mwiza cyane. Mwakoze rero kudukurikirana, amakuru twari tubafitiye na yangaya. Kora subscribe rero tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ciao. Urabona rero ubwo tumaze gukora amakuru, nimba tumaze gukora amakuru rero hari aho wabyishe, ushobora gukatinga, ushobora guterura ikintu ukakimura, nuko nyine nta kundi ukanda OK iyo usoje amakuru yawe. Aha, urabibona. Noneho reka tujye kuyumva. Turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu, twizere ko mumeze neza cyane mu bice bigiye bitandukanye mugiye muherereyemo. Tugiye kubabwira amakuru agiye atandukanye ari kugenda avugwa muri showbiz nyarwanda. Amakuru ari kugenda atandukanye avugwa kuri showbiz nyarwanda, harimo ibiri kugenda bivugwa mu bahanzi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, hari ibiri kugenda bivugwa ku banyamakuru bagiye batandukanye. Urumva wayumvise neza amakuru ukuntu agenze. Noneho hari igihe ushobora kuba wabyishe, bimwe ushaka kubikatinga, ushaka guterura audio ukayijyana ahandi, nabyo wabikora. Ariko ahangaha koko twe tutabyishe, urabona amafoto ari kurenga aho audio igera. Ubwo ushaka guseregitinga gutya ukageza aho audio igera, ugakanda n'ubundi right biranze. Guseregitinga urabizi, ufata left click ukayikanda, ugakurura uhereye left n'ubundi ukageza aho ushaka kubisibira. Urabona ko yose ari selected, ukakanda noneho right click. Iyo urangije left ukanda right, ukabona handitse cut. Ubwo urabona aho bigarukiye, dore ngaha
hano, ariko urabona ko ariko hirya iriya hari ahantu turi kugenda tubona ibi audio tutazi uburyo byahageze. Uhita uhera hahandi ushaka ko bigarukira, nta kintu gihari, ugaseregitinga ujyana hirya ikintu cyose cyasigayemo tutazi, tukaba turagiseregitinze. Ubwo kiri selected, ukanda right click cut kugira ngo urabona ko turebe aho bigarukira. Turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu, twizere ko mumeze neza cyane mu bice bigiye bitandukanye. Urabona ukatinga, ushobora guterura ikintu ukakimura, nuko nyine nta kundi ukanda OK iyo usoje amakuru yawe. Urabona amakuru yacu ararangiye, ariko kose nubwo arangiye urabona ko kano kabora k'umutuku kakigenda. Ubwo bivuze ngo hirya iriya hari ibintu bihari bidafite akamaro. Ngibi wabibonye tutasibye. Iyo utabisibye bikomeza bigenda nyine bishaka ko nabyo uza kubigeraho, urabiseregitinga nabyo ukabikatinga, katurebe ko byashize. Urabona byari byinshi kuko twahise duterura tugitangira, duterura n'ibidafite akamaro byose kuko twari turiho twiga. Urabona ni ibintu byinshi biri hano hirya, ukanda useregitinga ugakatinga, guseregitinga twayibonye. Ibi niki cyose niki ngo ni indirimbo ngo yitwa Puretia, nayo yajemo ngo ni ya Bruce Melody. Ibi nabyo turabikatinga kuko tutabikeneye, ariko by'umwihariko urabona ko amakuru noneho ushobora guterura ikintu ukakimura, nuko nyine nta kundi ukanda OK iyo usoje amakuru yawe. Urabona ko birangiye noneho sasa. Ubu video twari twabateguriye yari iyi ngiyi. Ubaye wabyishe, hari umuntu ushobora gukora ikintu akavuga amakuru akumva ariho arategwa. Don't worry, ntugire ikibazo, kuko iyo uri gutegwa, iyo ushatse ugira ute uza kuyakata. Reka dukore nk'akantu hanyuma dutegwe tubishaka, mwereke ukuntu bigenza. Reka dukore record. Turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro by'Isano TV Show, twizere yuko mumeze neza neza cyane. Mwese mukurikira turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu, twizere ko mumeze neza cyane. Tugiye kubabwira amakuru ya The Ben. Reka tubanze duhere, tugiye kubabwira amakuru ya Bruce Melody. Urumva tuvuze ibintu byinshi, harimo ibyo twavuze tutashakaga. Nk'ubure banza ukumva. Turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro by'Isano TV Show, twizere yuko mumeze neza neza cyane. Mwese mukurikira tugiye kuyikatinga. Ubwo ushatse ubigira birebire kugira ngo ubone uko ubikata neza. Urabona ufashe suri yawe uyishyize hano hari utudukoni, hareka kwereka ko ari aka gafureshe kajyana hirya cyangwa hino. Nukanda left click, left ni ibumoso, ukagumisha ukajyana hirya. Urabura ko ukarambura kugira ngo amajwi yawe ushatse wakagazana hino, ugifashe left click cyangwa hirya kugira ngo urebe amajwi yawe uko ameze. Ngaye urumva bariho barampamagara, ariko babe baretseho gatoya, babe baretse. Turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro by'Isano TV Show, twizere yuko mumeze neza neza cyane. Bivugiye ni hano, banda wongere uhumve neza. Uyumve neza cyane. Hita utera aho byahereye urabona kano kantu kareba right, ugakande. Ubwo ugiye kuhazana uhashyira aka gafureshe ka buto, ukande left click, uhita utwara iyi buriya yasibamye, uyitware mpaka uyivanyeho. Hanyuma aka kantu wongere, urabona uragafatisha indyo, urakanda left click n'ubundi ugatwara aho ushaka, uhita ubifatanya neza fresh. Urabona ushatse kuvuga amakuru, ushatse wajya unibeshya umeze neza. Mwese mukurikira turabasuhuje mwese mukurikira nibi ngo ushatse wajya left click ukabikata, wanyuma ugahita left click ukayitwara, ukagakanda ukagatwara aho ushatse.
n'ibindi byose ushaka, na kwa kundi ukora yuko usanga muri video bayikoze neza, ugasanga hari uduce twababanje gushyiraho turyoshye imbere, ushatse wagakatingamo ugafata nkaka. Babwira amakuru ya The Ben. Reka tubanze duhere, reka tugiye kubabwira amakuru ya Bruce Melody. Nkaka ngo amakuru ya Bruce Melody ushobora kuza ukagakata, ubwo ni ukujyaho ugakanda hano gutya, ubundi ukajya kuri right click bakaguha ngo copy, karahaguma icyo gihe. Nimba ukanze copy ushatse waza ukagapestinga hano, nabwo ni right click, no ntago ari right, ni left click. Uretse tubanze turebe ibyo ari byo, urakazaho ukande copy, ushatse wakazana hano ukagatereka imbere cyangwa inyuma. Aheza ni imbere, reka tugashyira inyuma kuko ariho hasigaye. Urashobora gukanda control V ni copy, cyangwa ukanda right click paste nk'ibisanzwe. Urabona ko kahaje ngibyo rero. Ushatse no gusiba ibi byose ntago biba bigoye, nawe ugenda ubyiga. Uraza ukaselectinga cut. Iyo byose birangiye wumva video yawe imeze neza, ushyira hano ku musozo ukareba aho irangirira, ko irangirira hari amafoto, ukanda OK iyo usoje amakuru yawe. Aha, urabibona neza cyane ko asoreje hari amafoto, ubwo aha ni sawa ntaribe. Aha, urabona iyo none iyo ubishatse ushyiramo n'akananga. Nk'ubu nkanjye ndagafite hano, winjirizamo ibintu n'ubundi hano bakubwiraga ngo kirika dutangira, double click ukajya muri music hari gisaro music, ukayikandaho open. Gisaro music ni injyana ushobora nkoresha nge mvuga amakuru, ushobora kuyiterura ukayiterekamo kugira ngo amakuru ajye aza aryoshye. Reka dupureyinge wumve. Turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu, twizere ko mumeze neza cyane mu bice bigiye bitandukanye mugiye muherereyemo. Tugiye kubabwira amakuru agiye atandukanye ari kugenda avugwa muri showbiz nyarwanda. Urumva ko gisaro iri gutuma amakuru aryoha ko irimo ikinanga, ariko iri heravuga cyane ku buryo umuntu atakumva. Reka tuyigabanye tuyishyire nko kuri 16. Aha, amakuru ari kugenda atandukanye avugwa kuri showbiz nyarwanda. Harimo ibiri kugenda bivugwa mu bahanzi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, hari ibiri kugenda bivugwa ku banyamakuru bagiye batandukanye. Nibyo tugiye ikinanga cyacu kimeze neza, ariko ntabwo kigera hirya. Urabona cyari selected, kanda right click copy, noneho uze uyipesting hano kirangirira, kugira ngo hose kihagire. Urabona video yacu ni ndende kandi kirangiriye hano, urakanda control V ni gupesting, control V ubwo kiri pestinze. Ariko urabona ko cyarenze aho video yacu igera. Nimba video yacu igarukira hano kikaba cyarenze, uragikata, urakihakatira. Nguko gukata twabyize, ugira utya ugere cut. Naha rero video yacu irangiriye. Ushaka rero iyo video yawe irangiye, byose birangiye, nta kindi ukora, uhita ukanda export. Rero iyo uyikanze video yawe biba birangiye. Iyo ukanze export uba urangije amakuru yawe, uhita ukabona gahita kaza nko kuri desktop, ariko ugahita ukita izina. Ugahita ukita izina. Ngewe rero nakoreshaga icyo bita screen record. Niyo ukoresha ufata ibintu akoreshaga muri machine, hanyuma ugahita ukanda ahangaha stop recording, biba bibaye bikisevinga. Reka stopping. Iyo umaze gukora video yawe, urangije neza gukora video yawe, uyisoje, uhita ujya hehe kuri export, ugahita ukanda export. Uhita koko ndi kuyirecordinga, reka tuminimize. No, aha, urabona hano ukuntu bimeze. Reka dukande hano kugira ngo kabe gato.
noneho nimba ushaka gukora video yawe umaze kuyikora birarangiye urabisoje, hano export import ni ukwinjizamo media ituntu ushaka n'amafoto n'amavideo icyo ushaka n'imiziki, ariko export ibirangiye kuyikora ihita yikora ukagera gutya uyikanda bakakubwira ati ese ushaka kuyita ngo iki, ushaka kuyita ngo iki, reka tuvuge ngo kwiga gukoresha filmora neza, ugahita ukanda export. Iyo ukanze export rero urategereza nyine ikarangira, urakubona ko baguhaye time ingana n'iminota 2, baguhaye 3. Mu minota 3 iraba irangiye, ubone amakuru yawe ameze neza cyane nta kibazo, kandi nta kibazo wigeze ugera. Iyi rero ni Isano TV show, njye nyifatanya na Genius TV Vibe koko muri ibintu bigiye bitandukanye, hari amakuru, hari technology, hari utuntu tugezweho, hari uko wakoresha software, utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Rero iyo umaze gukora urategereza ikamara kwikora neza ikarangira, kuko wakanze export, ubundi ugahita ubona yaba video yawe, yaba ari ikiganiro wakoze, yaba ari amakuru, yaba ari ikindi cyari cyo cyose, yaba ari indirimbo ushaka gukora, ushobora kubifatanirizamo hano kandi ibintu bikagenda neza, ukabikora ukabona biri kugenda neza kandi ukabona biri kubyara n'umusaruro. Ntago ari zonyine ushobora gukoresha, bamwe bakoresha Adobe Premiere, Adobe zigiye zinatandukanye, hari Adobe z'amafoto, hari Adobe za video, urazikoresha nazo nyine kugira ngo ugerageze amahirwe yawe. Kuri iki gihe rero umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga neza bisigaye bimugirira akamaro gakomeye cyane, kuko zisigaye zitunze abantu benshi cyane muri iyi minsi. Imbuga nkoranyambaga urazikoresha ugasanga zagufashije, kuko ari abantu benshi tuzi. Reka duhere nk'abantu bakoresha baba YouTuber, murabazi bateye imbere, buretse ko Sabe muri iyi minsi, Murungi Sabe ntago bimeze neza cyane, kuko basigaye baramushyize hasi, kubera ko ziriya video bagiye bashyira hanze ngo ari kwisimbuka ibipangu, ngo agiye guca umugore we inyuma, zamushyize hasi cyane, ku buryo ki nawe ubwe kugira ngo azongera azamure channel ye bizamugore cyane. Sabe afite Isimbi TV. Isimbi TV ifite abarenga 1 million subscribe. 1 million subscribe ni ukuvuga ngo akurikiranwa n'abarenga miliyoni 1. Nimba Sabe akurikiranwa n'abarenga miliyoni 1, ni ukuvuga ko urebye neza mbere yuko amanuka yashoboraga kubona amadolari 1,700, hagati y'amadolari 1,700 n'amadolari nk'ibihumbi 35. Ubwo tuyashyize mu manyarwanda ukubye neza wasanga ari nka hagati ya miliyoni 1,800 na miliyoni 30 ku kwezi. Ayo mafaranga ntago ari amafaranga make cyane. Tumuvuyeho tukajya kuri ba Yago muri iyi minsi yarari gutrendinga cyane. Urabona ko birangiye, bikirangira ukanda kuri find target, uhita ubona video yawe. Twari tukivuga kuri Yago nawe dore ngiye hano. Yago afite abasabu barenga 600,000, uwakorera nawe hagati ya miliyoni 1.5. Turasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu, twizere ko mumeze neza cyane mu bice bigiye bitandukanye mugiye muherereyemo. Tugiye kubabwira amakuru agiye atandukanye ari kugenda avugwa muri showbiz nyarwanda. Amakuru ari kugenda atandukanye avugwa kuri showbiz nyarwanda, harimo ibiri kugenda bivugwa mu bahanzi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, hari ibiri kugenda bivugwa ku banyamakuru bagiye. Murabona ko video yacu irangiye, twari tukibabwiraho gato kuri Yago, nawe ashobora kuba akorera hagati ya miliyoni 1,600,000 na miliyoni 29 gutyo. Na Yago amaze kuzamura urwego, buretse muri iyi minsi yagiye muri Uganda ngo ahunze ngo aba showbiz nyarwanda, n'abandi bagiye batandukanye murabazi ba Red Blue Jade nabo nuko. Hari n'abandi bagiye gusa hari abahanzi baba bari ibyamamare nka Seraye Mbonye babakorera menshi cyane Kamemu, kubera indirimbo ze ziraregwa cyane. Hari abandi baba bari hasi mo gake nanone bari muri iyo range, ba Chita Magic, ba Irene Murinde Habi, ba Rocky Kimomo, nabo bakorera menshi cyane, ariko nanone si bagera hasi Sabe na Yago.
bitewe nuko bagiye bakora cyangwa ngo aha Israel mbonye. YouTube rero ushobora kuyikoresha n'izindi mboga ukagenda utera imbere. Nibyo nzajya mbabwira, nzajya mbibasobanurira neza cyane. Wowe kora subscribe ku Isano TV show, niba ngombwa ukande like, ukande kuri comment, ukoreho, ukoreshe. Nushaka kugenda ukore Genius TV Vibe, reba utuntu mba nabateguriye twiza cyane. Ciao ciao.